Cunda 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 Nyiragasabo, cunda 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 mwana wanjye, cunda 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 uwo mu bisiga, leta 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 Nyiragasabo, ukaguma mbuka kibyinira. Ibyo kandi byafashaga kugira ngo byafashaga kujya wo kunanirwa mu maboko. Wumva mbe cyaguhimba iki du muvuze ingoma. Kumva mbe cyashyushye. Twebwe ubuzima bwacu ko tubayeho. Mukecuru buriya umwana afite n'igewe. Kandi nanjye nta mwana ngira. Nanjye sinabyaye. Narashatse nshaka abagabo. Uwa mbere ndamushaka turatana kubera impamvu tutabyara. Ndonya nshaka uwa kabiri turatana, uwa gatatu ndabyihorera. Wakora ku mubiri ukumva rwose umubiri uroroshye. Yayarya kandi yanywa n'amata ukamunara kirashishe n'icyana gitembabaza, cyangwa igihungu cy'igisore cyiza, cyangwa igikobwa cyiza, ibintu nk'ibyo. Mu mahame ya gipfura, umuto yubaha umukuru, umukuru akarengera umuto kandi akanamuhugura. Legacy TV, ishakiro ry'imirage itubereye. Twaganiriye na Mukamutara Sipesyoza adusobanurira ibyerekeranye no gucunda amata. Wowe se ubiziho iki? Hari n'ibindi byinshi twaganiriye byo hambere. Tega yombi uranezezwa n'ubugenge bw'ababyeyi bacu. Gendi Didi Wise Rukoma byuma niko nabyirutse, ubundi ndirwanga kugwabira. Iyi yo ni Legacy TV. Umuzi tuvomaho ntugacike, murakagira abakuru, murakagira u Rwanda. Inkuru nk'iyi gushimishije ntukabure kuyisangiza bukunda. Kaburi cyago. Ahirwe rino mugisha yo guhura n'indi nzu y'ibitabo. Inzu y'ibitabo ni umuntu mukuru kubera ko buri abitse ibintu byinshi cyane azi abato batazi. Ndabeshye se mukecuru? Nakubeshye. Ufite imyaka ingahe mukecuru? 66. Yose? Gusurumba utaracuza abana rero kubacura abandi imyaka ukagira myinshi bo bakagira mike. Oya. Ntabwo nabacuze, harimo abanduta nanjye. Harimo abonduta, harimo n'abanduta. Reka duhere ku mazina. Amazina yanjye nitwa Sipesyoza Mukamutara. Yego. Iryo kivugo cyawe? Ya, sinjya nivuga. Ivuga abagabo. Hari umugore mperutse kubona rwose aranganirira aratarakamubwira amantuze amazina yiwe. Arivuga. Ikivugo cye sinyibuka ngari mucunda simbizi. Nuko ibyo hivuga abagabo nibo bivuga kirya gihe cy'abagabo baba bari mu bukwe. Nibo bivuga. Bivugira inka. Bivuganye n'ibyivugo by'ubukwe. Yego. Nsa abagore baragiye inyana. Uzo ntago bazihamagara ku mazina yazo. Cyangwa ngo baziririmbire amahamba. Yewe ibyo rero ibyo bigirwa n'abantu bitwa abanyankore. Aho ujya wumva mu Mutara. Abanyamutara ujya wumva? Cyambunga. Nibo bavuga ibyo rero bimeze nk'iby'abagabo. Naho twebwe muri Bugesera ibyo byo kwivugira inka no guhamagara amazina y'inka n'inyana kuzihamagara ngo ashinte ibiriho. Nabyo tuzi. Nuko rero twigire kera iyo mu mabyiruka yawe ukiri inkumi. Tuganirire rwose dutere inkuru y'ukuntu mwabyirutse. Iri nkumi twari tukiri bato twagiraga urungano twanganaga tugataha amakwe. Nkagira urungano rugenzi rwanjye tugatahana amakwe badutoye mbe. Nuko rero tukajya mu bukwe tukabyina tugashakamba tugahameza tukiri bato. Ngo ari intore rwose. Nari intore ariko ubu sinkibyibuka semenya naho biciye. Usona n'ubu babikora neza cyangwa buriya rwose babikora neza. Abazi guhamiriza no gushakamba n'iki? No gushayaya. Ubona ari byiza cyane. Ubona ari byiza. N'ibintu byo rwose. Nk'umuntu nanjye wigeze kuba narabikozeho narabayeho intore. Mbona ari byiza. Ubu yuko corona yaje nta bakijya byo gusabana
abakijya mu byo by'imihuro ne korona yazanye ibibi byinshi yazanye ibibi byinshi. ariko hari ibirori byajyaga bibaho nk'ibyo kuvuza impundu umwana yavutse. Twavuzaga impundu wenda nk'umugeni yinjiye. Duhere wenda umugeni yinjiye. Umugeni kurya ko abantu basabaga, noneho umugeni akaza, noneho bakamuzana sebukwe akicara ku ntebe nk'uko uwo muhungu ayicayeho, wa mugeni bakamuzana bakamumutereka ku bibero akamukikira. Sebukwe. Ubwo rero impundu zikavuga, amashyi akavuga. Sebukwe mukecuru? Ese ubwo ngubwo ni sebukwe wabaga oya. Ni ibya kera, mbe ni amateka ya kera. Yabaga amuha inka. Amuhera inka aho ngaho. Ubwo si ibyo byavagamo gukazanura mukecuru? Oya. Byo gukazanura ntabyo. Ese kuki bamushyiraga musaza sebukwe aho kumuha umuhungu? Nyine ni ibya kera, ni ibya kera ku ngoma yanjye niko byari bimeze. Noneho bakamuha inka, yamara kumuha inka rero ubwo bakamwinjiza mu mbere. Kinjira mu mbere. Ariko hakahasanga umugabo we. Akahasanga rero umugabo we, wa mugabo we akamukora mu ntoki, wa mugabo we nawe akamuha inka, bakamujyana iyo ajya gutinyira. Yego. Ibyo bita kumara amavuta ni ibiki mukecuru? Kumara amavuta rero mwabaga muri bane, abakobwa babiri, umugeni na mushiki w'umuhungu. Niba ari nande wundi wo hagati nawe ndamwibagiwe. Babaga muri bane. Noneho rero bakabara ngo rimwe kabiri muryamye mbe, rimwe kabiri gatatu, bakabashikuza kuba kwigira hasi. Ubwo nibyo bitaga ngo kwigira hasi. Mbe mwabaga muryamye ahubwo babyitaga kwigira hasi, bakabahagurutsa batyo kubara ngo rimwe kabiri gatatu, bwa kane bakaba bahagurukije. Ibyo nibyo kwigira hasi. Kumara amavuta rero, hariya kumara amavuta mukecuru ibyo byose. Ibyo bagusigaga amavuta menshi ku mubiri ni ibiki? Ibyo ni ukwigira hasi. Byabagaho kera abana b'ubu ngubu batazi byo gucunda amata. Ubundi nta nubwo basobanukiwe neza gucunda icyo ari cyo. Wabasobanurira gucunda icyo ari cyo, hanyuma n'ukuntu bacundaga, tugendeye ku muco kumwe mwasasiraga igisabo n'uturirimbo mwaririmbaga muri uwo mucunda. Noneho rero gucunda amata, wafataga ikirere urakizi? Ikirere cyo si igicuma. Uzi ibicuma? Nzi igisabo igisabo ni igisabo n'igicuma ku ruhande. Ubundi abanyarwanda babyita ibirere. Noneho icyo gicuma byera ahantu biba ari inzuzi, ukabifata ukabyondora ari ibikuru, ugakuramo icyakabaye. Iyo ari igisabo kiza kiteretse, ari igisabo ukabibona uko ari igisabo, n'ikirere kikaza ari ikirere, kandi biva ku ruyuzi rumwe. Icyo gisabo nicyo kibyara ibyo birere. Noneho rero ukazabyondora, aha nari nahahungiye izuba, ukabyondora. Wabyondora ukabikuramo bwa buyuzi bwabyo, ukabyoza neza. Wamara kubyoza ureba nta mwanda ukirimo, noneho rero bakajya bakama amata. Bakama amata rero ukabuganiza muri bya birere. Amata yo bakamye uyu munsi ugasukamo, ejo bakongera bagakama ayandi ugasukiramo kuri ya yandi yarayemo. Ubwo ayo ngayo ukayihorera, n'ejo ugafata ikindi bagakama ugasukamo, none nijoro ugasukamo ugasukiramo kuri ya yandi yose ukayavanga. None rero ukazayavangira muri cya gisabo. Ay'iminsi ibiri uyavanga. Uyavanga ukazayavangira rero muri cya gisabo, ukayacugusa ugasuka mu gisabo. Bya birere bitatu, bya birere bibiri bituruka ku mata uko abangana. Umukerenke se wo ni iki? Umukerenke se ni iki? Naho nuko nakandi kantu nabonaga babuganizamo amata bakayatereka. Kerenke si nkuzi. Ubwo naho mu kandi gace tubyihorera. Ubwo rero ukayabuganiza, none rero ugashyira muri cya gisabo rero ugatangira gucunda wagisasiye neza. Wagisasiye. Hanze rero dusobanura ukuntu basasira igisabo. Igisabo rero uzana ibintu nk'ibi imikeka nk'iyi, imisambi nk'iyi,
ukazana utwenda tworoshye twiza ugasasira nk'usasira agahinja kakivuka kugira ngo cya gisabo kitaza gukubita ku ibuye cyangwa ahantu hakomeye kikameneka ugacunda rero wagisasiye neza ugacunda hari ukuntu baba bicaye ariko uba wicaye neza nyine nk'uko nicaye wicaye neza nyine wagiteye inuza ugafata ukajya ucunda ariko nawe ugomba kuba wakarabye wanambaye n'urugori se wacunda utakarabye uba wakarabye usa neza ukakicara inyuma nyine ugacunda ukakibyinira kubera iki se batega urugori nyine bagiye gucunda amata ibyo ni ibya kera nyine turimo turavuga ibya kera abakera nibo bategaga ingori ariko ubu ngubu nta ngori batega si ngombwa ko batega urugori si ngombwa gutega urugori muratangira cunda nyiragasabo cunda mwana wanjye cunda uwo mubisiga leta nyiragasabo ukaguma mbuka kibyinira ibyo kandi byafashaga kugira ngo byafashaga kugira wo kunanirwa mu maboko wumva mbe cyaguhimbaye kira nk'uvuza ingoma kumva mbe cyashyushye ukakiretesha rero ukabwo rero amata yamara kureta ukayareba ko yarese ukaya kigenda cyane abyo bukundi hari ukuntu mbe wayagira gutya ukakinyeganyeza amata mbe akirundanyiriza hamwe amavuta ukaza kuyabuganiza ukaza kuyakiranura rero ubwo rero amavuta akajya uruhande rumwe amata nayo amacundu ukayashyira ukwayo ese ko igisabo mbona gifite umukondo mutoya buriya koko amavuta yavamo ukwayo n'amata akavamo ukwayo avamo ukwayo hari ukuntu twayacundaga akavamo ukwayo n'ubu ni uko nta mata nta nkangira ubona ari ubuhanga ubu ngubu nk'uko muba mwaje aha ngaha dufite nk'inka mbaha nk'ikivuguto nkabaha amata mukanywa kuba n'ibyo bisaba mukabibona amacunda nayo akaryoha kubi amacunda rero wayasobemeza ibijumba rero iyo babaga wayavangiye yararyohaga ukayavangiramo inuza ikivuguto ukakivangamo n'amacunda makeya ugaha umugabo yarabyibuhaga akaruta uko ungana uko cyangwa abana ugasanga harimo intungamubiri harimo umurama ni igiti cyitwa umurama nk'uko wavuga umuko cyangwa nk'uko wavuga umuko nk'uko wavuga umuyenzi n'ibyo ubundi witwa umurama ubundi ni umurama noneho rero wa murama ukawufata ukawushyira mu kantu k'agacuma kaba ari akantu k'utunwa dutoya kitwa icwende icwende sha twajyaga tubyiga kera ariko sinari ndizi ibyo ari byo ni icwende rero riba rifite umunwa ungana utya nkaha noneho rero ukazana wa murama ukawushyira mu ziko noneho ukitira ka gacwende wamara kukitira kakotsi k'umurama kakajyamo kukitira ubona kugira gute nuko mbe ni ugushyira umurama mu ziko wacanye noneho kakotsi k'umurama kagaseseka muri ka kanwa k'icwende hanyuma n'ikimuri ukabarungira ibindi n'ikimuri rero ukabarungira umuvandimwe yaza ukamuha amavuta akikorera akajyana n'ibyo ukagira n'ukuntu muyateka kugira ngo avemo ayo muzajya mwisiga ndabyumvise none ndabyumvise ubwo ni ukuvuga ngo umurama uba ufite umwotsi uhumura 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 neza cyane niwo mubavu ujya wumva niba wumva umubavu nibyo ngo barayosheje ngo bayashyizemo umubavu kosa ni ugushyiramo umubavu niko kuyosa ndabyumvise noneho kosa niko gushyiramo umubavu niwo mubavu wumva ngo barayosheje ngo arimo umubavu ukazana ibyitwa ishangi urayizi ujya uyumva najyaga nyumva ni igiti rero nacyo cyitwa ishangi kimera iyo ngiyo mu mahanga n'ino mu Rwanda ariko numva ngo byajyaga bihaba noneho rero ukashyiramo yashangiye muri ya mavuta ugashyiramo n'akotsi ka wa murama noneho rero ukajya mwisiga ukumva arahumura kandi akagira umubiri mwiza
cyane mukayarya ntimwaryaga yo mwisigayo nkubwiye ayo kurya yabaga ari ku ruhande ayo kwisiga nayo rero yabaga ari mu gacwenda ugasanga abana bafite umubiri mwiza barasa neza wakora ku mubiri ukumva rwose umubiri uroroshye yayarya kandi yanywa n'amata ukabona kirashishe n'icyana gitembabaza cyangwa igihungu cy'igisore cyiza cyangwa igikobwa cyiza ibintu nk'ibyo cyane yego hari n'ibyo bakoraga ngo byatumaga bagira amabuno ibyo se abakobwa rwose hari n'utugozi bazirikaga hano binuze kereka babambikaga utuntu twitwa utunigi inigi yewe ubunigi bakabwambika abana abo bana ugasanga bafite utuntu tw'utubuno yarabyibushye akagira n'utunogo ugasanga afite utunogo bene nk'aho ku kibuno babasiga ukabona aramugira atya ukabona yiciyemo reba ukabona yiciyemo ikinogo nk'uko ureba aha hantu nako ni akaranga bwiza nako ni akaranga bwiza gatuma umukobwa agira ingingo nziza akagira amaso y'ibibuno bayita amaso y'ibibuno n'abahungu barabibakorera n'umuhungu ugasanga arayafite ugasanga nawe afite amaso y'ibibuno bakabananura bakabasiga amavuta akamunanura ugasanga yarananutse ntahetame nk'umuheto bakanamugorora kwa kundi umwana wamwururutse bakamugorora niko kunanura nyine bakamunanura ubu byaracitse ubu ngubu ntibakibikora ntawe ukibikora babikore se baba bahari arabyara umwana akamujugunya mu musarani arabyara umwana akamujugunya mu ntuza mu gahinga nk'uko abayobozi bagatoragura uburaya bwabaye uburaya none se nta ba nyirasenge bakibaho kera habagaho ba nyirasenge bakabwira abana uburere bakagutoza uburere uko umeze uko uzamera nuhura n'umukecuru nk'uriya ujya umwubaha umukecuru udashoboye ujya umusenyera udukwi uwo mukecuru usanze adashoboye ujya umufurira akenda umutekera agakoma gusa mukecuru kuko nta mwana ukiri mutoya ujya ubageraho ngo nibura bafashe n'uturimo twa hato na hato nk'uko nguko nyine n'ubundi abakera babikora tubakuye hese mama wapi nuko nguko tureba dutya ubu muco ntucitse waracitse nyine aho kugira ngo rero aza gukorere ahubwo aragutuka ariko ubu bukecuru nabwo agakubahuka ariko ubu bukecuru nabwo bashobora ubukecuru babuvuga iki nta mwana rero twebwe ubuzima bwacu ko tubayeho umukecuru buriya umwana afite n'igewe kandi nanjye nta mwana ngira nanjye sinabyaye narashatse nshaka abagabo uwa mbere ndamushaka turatana kubera impamvu tutabyara ndongera nshaka uwa kabiri turatana uwa gatatu ndabyihorera ndavuga reka nicare iwacu imana icyo yanditse ni ikizi tugiye kugira imana tubona turaje tugeze ino Kagame ati mwubakira abatishoboye aha hose turi abatishoboye naho hose ni Kagame watwubakiye natwe bityo umuterankunga niwe waje aravuga ati rero aba bakecuru ntabwo bazashobora kugira ngo babangikane n'aba bantu uyu mukecuru mumushyire ku ruhande araza bamwubakira iyo nzu ibyo tumureba yitaruye yonyine kugira ngo bo kujya bamusakuriza bo kumutera rwaserera ni abantu bagira amatiku ni abantu batikusanya buri mwanya ahangaha twibera zimbere umwana nta muntu udufasha kireka nkamwe iyo mwaje na wenda n'abandi bashoboye kuba baza kudusura niko tumeze uwo mukecuru ubundi yararwaraga nkamujyana kwa muganga agishoboye none ubu sinamufata ukuboko ngo yicare kuri moto sinamufata ukuboko ngo yicare ku igare kereka abonye akamodoka byose byarabuze rero arwarira aho ngaho nkasenga imana nkabona akize umuterankunga twabona uduteye inkunga ubwo ni uko yampa amafaranga nkagenda nkamugurira ibinini muri farumasi niko tubayeho yawe
ubwo se mubona amaherezo ari ayahe? simbizi ni ibya nyagasani ntawe ubizi. habe n'abana baza nibura gusiganuza ngo wumve uko kera byagendaga nk'uku ngubu. wapi umuntu aganire nibura abe yanakuzanira amazi. wapi ntabwo. se ubundi muvoma he mukecuru? tuvoma hari waho tuvoma hepfo aho ngaho, ni nk'uko wazamuka iyi nzu iriya ndareba ko ariyo ndende. hepfo ahantu hitwa ngo ni agahombo. ni ahantu rero h'umusozi, kuzamuka umusozi ukongera ukawucurika. impaka wigireyo? nigireyo n'akadomora kanjye gatoya mba ngafite, nkagenda nkazana nshoboke. ubuse urusaba ubufasha wasaba uhe bufasha mukecuru? ni nk'ubwira abana wabakebura ute ngo bajye bazirikana n'abakuru? abana kwanga aba ari bo bose, kubera ko urumva utarabyaye abana bawe ni hahandi igihugu cyarakubyariye, natwe nuko wadukeburira n'abacu kugira ngo bajye banumva, kuko natwe niho tugana. ubwo nimba se bagufata gutyo, ubwo ngubwo twebwe nidusaza bizagenda. abantu rero ntabwo bahwana. harimo ababa bafite ingeso nziza, harimo ababa batazifite. ubu se mwebwe ko muza kunsura mba abahamagaye, si mwebwe muba mwizanye, mba nzisaho muri buturuke. buriya rero n'abandi ni uko babyumve, niba banabyumva babyumve, ntibagakore ibyo abandi bakozi, bajye bagira umutima muzima, bafasha abakecuru. niba nawe umufite waramubyaye, umubwira uti genda ufashe uriya mukecuru. aho reka dusoze iki kiganiro. mwarakoze abantu bakunda mukecuru. mukecuru yararwaye ariko mwaramusuye, twarabibonye. mwarakoze cyane aho mukuye, Imana ijye ibasubirizaho. mukecuru yararwaye ariko buriya akeneye abamusura, kandi akeneye kunywa amata, atunzwe n'amata, akeneye agatoke n'akarayi. nibyo mwarakoze cyane. Mana mujye muhora mutuzirikana, kandi namwe ibyo mwadukoreye Imana ijye ibisubizaho.